byibura muri buno buryo bw'abadefanseri batatu mureka bakina iburyo yego rero aho ngaho nawe uzanye n'ikindi kintu Amadi yaraze kuwufata aho rero ni umutoza ugomba gukora akazi uyu muhungu nanone ushaka gukina wing back neza maze nawe yaguha umusaruro ari gukina wing back y'ibumoso burashobora no kuyikina na mutoza niyamuteretse kuri 10 bireba se yabikina hari ikindi kireko nyene nabonye akira wing back y'ibumoso ntishoboka iri gukina Garinacho hari ikindi kintu ariko nabonye nanone kidashoboka muri iyi systeme umuntu bita Eriksen na Bruno Fernandes menya yabonye ko Eriksen arimo akirengagiza inshingano ashinzwe Bruno nta kintu igeze akina ku munsi w'ejo usibye nanone ko umutoza atagendera ngo ahereyo wese yahumetse azanye Igarite kuko Igarite yuzuyemo ibintu byinshi byo kubuza umupira gutembera aranabyumva ari gukorera umutoza we ariko Christian Eriksen na Bruno Fernandes Omar Hutchinson awishire ku ngo yitwa nde uwo bita Omar Hutchinson ku myaka 21 yego iri atentire oya Fernandes yatekereje ko Eriksen kuba arimo bimukura inshingano zo kuza gutwara umupira ntabwo bizakunda Fernandes ntigeze agaruka ngaze gufata umupira yagaraga ku makufra gusa n'amakuru ntera urumva Fernandes na Eriksen ntabwo bizakunda ko bazakina muri no system urumva bano bantu Igarite na Casemiro akabashyira Bruno Fernandes urumva ukuntu byibura reka dufate nk'urugero nibyo nababwiye kwa gatanu ibaze ko wa mugabo Ruud van Nistelrooy werare bakavuga tereka kiremo Ugarte nshyiremo na Casemiro na Bruno Fernandes and then bafite n'abandi bakinnyi bataka benshi ko ubona ko n'ubushobozi bw'abataka budahambaye ko iri systeme yuko abadefanseri baza ko basumba abakinnyi babataka bigusaba ko ufite abantu batsinda bari seriye ntabwo ufite ba bantu bagera imbere y'izamu ngo babone umupira wayo nk'umutwe w'intare ikindi systeme Benjamin isaba kugira meneur doje w'umuhanga igasaba no kugira abawinga bihutisha umupira ibyo rero Ruben Amorim hakuriye mu gice cya mbere bizana muri bano bakinnyi asanze je n'ubwa mbere ariko mbonye umuntu ukina wing back yukugura adakinisha Daro ubwa mbere mbonye wing back yasaba mubi ubwa mbere mbonye umuntu ukina wing back yukugura adakinisha ariko kubera ko Ruksho yagarutse ubwo no kuvuga none se kwavugaga ngo Amadi Diallo Ruksho nagaruka ameze neza ko biragaragara ko Ruksho azajya muri batatu azajya muri batatu so yamushyize ubwo najya muri batatu nanone Ruksho azasimbura amazirawe kuri ruriya mwanya okay reka tubyemere ubwo Ruksho azagaruka azasimbura Ivan ntabwo byaba ndeka nkuru ahubwo yasimbuza ahubwo ni hagati ya Ivan na Daro buretse gato no kuvuga ngo Amadi Diallo ntari buvemo sibyo niwe muntu iyi system yumva okay Ruksho ajya kwa Daro sibyo hano kwa Evans haje Queen aje Lisandro hano kwa Mazirawe hazajya nde ese ko ibyo bintu uri kubivuga wagira ngo niwe wenyine ubizi nka bya bindi by'abari iyo gipe nese nete diratorezwa mu gitabo kimeze nk'icya integrale urumva abantu ari by'abasaza ngo no gutandama yabitandamye oye iyi silabisi yuzuyemo integrale gusa Amorim kuyigisha birasaba ngo bahere mu wa mbere biragoye reka tumwumve ari n'akantu yababwiye ati tuzasafaringa igihe kinini niba abakinnyi ari uku nguku bimeze bumva gutya araba tuzasafaringa igihe kinini ariko yanavuze ati mu myaka ine yanavuze ati mu myaka ine maze muri sport ntabwo twiye dukora ama interview angana gutya nango zicyumwe afite imikino agomba kurwana cyane nubwo Deus yatubwiye ati tuzasafaringa ariko nanone agomba kuramira icyo Manchester United iramiye kuri Erik ten Hag ntekeza ko ari ukuramira kutongera kutagaragara buriya hari amakipe azakina nayo akayatsinda kubera ko ari amakipe nayo akina football navuga y'imbaraga nyinshi ariko bene aba batoza bakina umupira urimo tekinike zihambaye zisimo na bamwe mu bakinnyi bashobora gukora ikinyuranyo bizamugora kuko urebye nanone ugarutse ku bakinnyi afite pe rwose uyu mugabo witwa Johnny Evans ibyo uri gushaka kumusaba ni byinshi kandi ari ubyumva ngo yabikinye muri sibyo ni byinshi
ni ukuvuga ngo uretse uyu mugabo w'umuhorandi urimo hano Martin de Ligt ntekereza ko abivanye kwa Tuchel ntekereza ko wenda nabona Yoro akabona na Harry Maguire bizaba byongereye izindi mbaraga na competition n'indi competition ariko nanone hari ubona ukabona ko Mazraoui nibyo yabikina n'umudefenseri ariko ni mwiza ku ruhande kandi ngiye mbona ko anabana mwiza none yakinira ibumoso. hari ikindi munagikomozeho gusoza muri Premier League uri ikipe nka Manchester United ufite abadefenseri barenga 5 mu kibuga ni system ese wageze ngo yadashyiramo Luke byajyaga kubyara iki kuko nabibonaga kwa ekipe nziza duheruka ikina ibi bintu yari Antonio Conte yabaga ifite umuwinga witwa Simon Moses ukina wing Victor Moses ukina wing back yose ifite ni Alonso Marcos Alonso nimero 3 uyizi ifite na Cesar Azbi David Luiz nande wundi wakinanaga bari batatu c'est Kahiri ni Kahiri sigari Kahiri Gari Kahiri na David Luiz na Cesar Azbi babaga ari batatu byibuze n'uwo nimero 3 waba urimo ariko ari agufasha kwataka kuko arakina urwo ruhande rwose ariko kuba ufite Luke ufite Evans ufite Martin de Ligt ufite Diego Daro ukongeramo Casemiro ushyizemo na Ugarte igitego wagikura uri gukina na ekipe reba fixtures afite muri zikurikira ufite Everton ufite Arsenal ufite Nottingham ufite Man City izo ni match 5 numva nibuka zikurikiraho afite Everton muri weekend kuwa gatatu y'icyumweru gitari Arsenal muri weekend ubwo no kuvuga ngo muri iyo mibyizi seko umusimbutse akazi ka mu ndavuga muri Premier ndavuga imbere mu gihugu no kuvuga ngo afite Nottingham reba match uko zikurikirana ari 5 Everton Arsenal Nottingham Man City na Bournemouth Everton niri bukurikireho ejo bundi ku cyumweru ku itariki ya mbere kuwa gatatu ku itariki enye ajye gusura Arsenal nyuma y'iminsi 3 yakira Nottingham hacemo icyumweru azakinamo Europa League kuri 15 ahite ajya gusura Man City ibyo agomba gukora byose agomba kubikora bigafata kuri match ya Everton nyuma ya Man City harimo EFL Cup na Tottenham nyuma ya Man City harimo EFL Cup na Tottenham iminsi myinshi se ine yonyine 15 19 22 yakire Bournemouth y'inkubaganyi ajye kwa Wolves yakire Newcastle ubundi ku itariki ya 5 z'ukwa mbere ajye kwa Liverpool njewe icyo yavuze nicyo yatweretse the idea igitekerezo igisigaye rero ni ukubona qualities nashaka ajye muri academy nka kuriya nayo nabonye yatangiye kuzamura abana kugira ngo arebe abakumva system vuba mu gihe gitoya kuko Manchester United ikeneye resulta zigomba kwivanaho ziri ku mwanya wa 12 imikino 12 yatsinze 4 itsindwa 4 inganya 4 ibitego 13 yindijwe n'ibyo yagize ite subiramo ko kandi ndumva karyoshye yatsinze 4 itsindwa 4 inganya 4 kakuryoheye mu buhebo nta mwenda nta gitego urumukunda ibyo bintu birimo balance ariko ibintu bya kane birayihiye harimo balance igutsindwa 4 ukanganya 4 ugatsindwa 4 ukaba nta gitego winjije mu izamu ry'abandi nawe kikaba ntaje ubu uri umuhanga bene harimo icyo bita égalité équitable reka nkubwire ugurije umuntu barakugurije urahaza ntiwariye urumva bidahuje none se ubwo bihuriye yatsinze ariko nta gusonza kuri yatsinze ibitego 13 atsindwa 13 ariko ibyo ntawe ariko ubu Manchester muri progress ariko turi kuri season iri mu mwenda w'igitego kuri juru ya 12 ntabwo championnat rwitangiye kuko urumva aho nitangirira championnat ariko naho bitandukanye n'ibyo mwagushize kuko nabwo basoje bari mu mwenda w'igitego akeneye resulta ubuzima bwawe ubayeho na den ufite nta n'uwagurije ntabwo waburiho nta n'uwakugurije ese waburiho gute naho gusaba amafaranga ariko nawe ntawe ubona ufitiye asaba ndubitse égalité équitable ngibyo nguko